Murabona inshuti zanjye nkunda, nishimiye kongera kubana namwe muri iyi video. Niba ari bwa mbere ugeze kuri iyi channel kuri kutavugwa, kanda subscribe, like ndetse no share niba byiza kandi rukunzogera. Ubwo nuko ngo ubasha kubona amasomo yacu twasizeho mu bambere y'urukundo ndetse n'imibanire. Yego ntago wibeshye n'ibyo utekereje. Kubera ko uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo igira iti ibimenyetso umunani by'uko umukobwa agutekerezaho buri gihe. Hari igihe umukobwa atakbaye yuko agutekerezaho ariko imyitwarire ye ikabigaragaza cyane kwenza uko abitekereza. Rukwanga abantu benshi babibwira yuko urukundo rugagara mu magambo gusa, nyamara ibikorwa bye byerekana ishusho nziza ibiri mu mutima we cyangwa se ibiri mu mutima. Kubera ko muri bibiliya haranditse ngo aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uzaba, cyangwa se niho umutima wawe uzaba. Yego, aho ni Matayo 6:21. Ibi bitwigisha ko umutima w'umuntu uhora ugarukira ku kintu cyangwa ku muntu aha agaciro. Rukwanga iyo ukunda gutekereza ibitekerezo byinshi bigira bikakugarukaho. Niba munyemereye mureke turebe hamwe ibyo bimenyetso. Rukwanga ikimenyetso cya mbere arashaka impamvu kukwandikira. Niyo nta kibazo cyagihari akwandikira akubaza uko umeze, akubaza uko umunsi wawe wagenze, cyangwa se akakuyohereza ubutumwa bugufiya. Yego rwose birashoboka cyane, bikunze no kubaho. Nukuvuga ngo ntabwo aba ari uko arambiwe cyangwa se ntabwo ari ukurambirwa, ahubwo yumva umunsi utuzuye yatavuganye nawe umunsi uhinduka igice. Ariko ukuri iyo umuntu ahora ashaka kukuganiriza cyangwa kuvugana nawe buri munsi, bigaragaza yuko uri mu bitekerezo bye kwenza uko abitekereza. Gusa weho hari ibyo byirengagiza cyangwa se ukabyicubiza kubera ko ngo wambaye ikirezi atamenye yuko kera. Ariko wamenya yuko keraga kubera ko umunsi waba utacyambaye, nibwo uzamenya yuko keraga koko. Ni byiza rero kumenya ko wambaye ikirezi kandi ko ikiko kinera ko kurenza uko abitekereza. Nayo icya kabiri, yibuka buri kintu wamubwiye. Ashobora kwibuka ikintu wavuze ashira amezi menshi cyane cyangwa imyaka, akibuka ibyo ukunda, akita ku kintu cy'ingenzi mu buzima bwawe. Ibi byose byerekana yuko amagambo ye cyangwa se amagambo yawe ayashyira mu mutima we. Abantu benshi ni babika mu mutwe amakuru y'umuntu batitayeho, ariko yageze uburyo cyarabika kubera ko kwitayeho kwenza uko abitekereza. Gusa ibi ngibi si ahantu hose biba kubera ko biba ahantu hake ugereranyije. Naho icya gatatu, arakubaza niba wariye cyangwa se utariye cyangwa se umeze neza. Hari abantu baka icyo kibazo ari igisanzwe, ariko iyo umuntu ahora kwifuriza cyangwa se umuntu ahora yifuza kumenya uko umeze, akaba kwereka umubano cyangwa se kwereka umubano ufite agaciro kwenza uko abitekereza. Kubera ko muri bihanditse ngo mugirane umutima wo kugira neza. Aho na Efeso 4:3. Kwita ku muntu ni kimwe mu bindangagaciro z'urukundo. Gusa ibyo ntuzategetse muri iki gihe kubera ko iki gihe birirengagizwa kwenza uko abitekereza. Naho 4, agusangiza ibintu byose bimushimishije. Rukwanga yabonye ifoto nziza, indirimbo nziza cyangwa se inkuru imushimishije, abasha kuba yagusangiza. Ushobora kwibaza impamvu niyi, ariko impamvu ni uko uba uri umuntu wa mbere mu bitekerezo bye, cyangwa se nuko uri umuntu uza bwa mbere mu bitekerezo bye yabonye ikintu cyiza. Ibyo ni ikimenyetso gikomeye cyane kibyerekana neza yuko uri mu bitekerezo bye. Gusa hari igihe utabimenya, ariko ni byiza yuko ubimenya kubera ko ni ingenzi, biranafasha. Nayo icya gatanu, ahora yifuza kukubona. Nubwo mwavugana buri munsi ariko akomeza kuvuga yuko yifuza kukubona. Ibiterwa nuko kuganira nawe kuri phone bidagije gusa, ahubwo aba yifuza no kukubona imbona nkubone. Rero ni byiza yuko buri gihe wajyushishamo mukabonana face to face cyangwa se mukabonana isura ku yindi. Ibyo ngibyo byongera urukundo kwenza uko abitekereza. Nayo icya gatandatu, nuko agusengera. Nukuvuga ngo iyo umuntu ahora gusengera abakwifuriza amahoro n'umugisha ndetse n'iterambere. Ntabatekereza cyangwa se n'abatekereza ko ibyishimo byawe gusa byahagije, ahubwo yifuza yuko ubuzima bwe cyangwa ubuzima bwawe bugenda neza, hamwe n'ubwe nako bukagenda neza, bityo mukagubana mu mahoro ndetse n'ibyishimo. Muri biharanditse ngo mujye musengerana, aho ni Yobu 5:16. Gusa muri iki gihe agusengera akwifuriza ibyiza. Ni handi uzasanga umuntu avuga ngo Mana uriya mwanzi wanjye aragatsindwe, kandi byiza jya ukunda umwanzi wawe. Gusengera ukunda ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo bifite ishingiro.
gusa muri iki gihe birirengagizwa. Naho icya karindwi, ashimishwa n'intsinzi yawe. Ni ukuvuga ngo iyo utsinze ikizamini, ubonye akazi cyangwa se ubonye ikindi kintu cyiza, arishima nk'aho ari we kibayeho. Niko byakabaye, gusa muri iki gihe biba gakeya. Ntabwo akugiriye ishyari, ahubwo aba ashwifuriza iterambere kurenza uko wabitekereza, kubera ko urukundo rw'ukuri rurishimira iterambere ry'uwukunda. Naho icya munani, nashaka ko murangiza ibiganiro byihuse. Ni ukuvuga ngo iyo muganira arashaka yuko ibiganiro byakomeza. Ushobora kubera nk'ibyo ni kubera iki? Kubera ko aba ashaka kukubwira ati reka dutangire gato, cyangwa se akakubwira ikindi kibazo kugira ngo ikiganiro gikomeze, cyangwa se kugira ngo mukomeze kuganira cyangwa kuvugana. Ushobora kubera nk'ibimwe biterwa n'iki? Ibi biterwa n'uko igihe amarana nawe kimunezeza kurenza uko wabitekereza. Ni ukuvuga ngo mbere yo gusoza, ndashaka kwibutsa yuko ibi bimenyetso bigomba gushingirwaho byonyine, kubera ko abantu benshi cyangwa se abantu benshi bagira urugwiro kurenza uko babitekereza. Ni ngombwa kureba imyitwarire rusange, kubaha umubano cyangwa se kugira umubano ushingiye ku kuri, bwubahane ndetse no kwizerana. Niba video yagushimisha cyangwa se yagukoze ku mutima, kanda like, subscribe ndetse no kunzogera. Ubwo nuko mutazacikwa n'andi masomo yacu azakurikiraho. Andika muri comment igitekereza cyangwa se icyagukoze ku mutima. Ni cyo kimenyetso ubona muri iyi 8 gikomeye kurusha ibindi byose. Cyo ngicyo cyandika hasi muri comment tuje kuganira ndetse no kuroza umubano. Murakoze cyane kubana nanjye. Bise yuko mu bindi video izakurikiraho tutavuga amakosa 7 umukobwa avuga akagaragaza yuko atazabana nawe, cyangwa se amakosa 7 umukobwa avuga akagaragaza yuko agufata nk'umuntu utazabana nawe. Cyangwa gushishikariza ntuzacike kubera ko ni umuriro kwenda uko abitekereza. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa, Imana y'umugisha, ndabakunda cyane.